Cheers chérie. Thank you. Nyenzo ngugiye gutereka ngo mite muca inzoga nana. Nansanze uri umusirimu. Ukunda kunca inzoga kweri. Agega nawe ari ibintu wo gukora nkagira ngo wabyibagiwe kandi ari wo binyigishije. Baby. Wishiri. Ahantu turahabona ko twasohokeye uyu munsi. Mbamubwire. Utaha noneho nuko uzasohokera muri Marriott. Kuko noneho nzaba mfite amafaranga menshi nzaba naheba. Ku kazi wandi wameza ya. Atano yose. Ariko shiri ngiye rwose nakubeshye. Mbambe gwa dusohokera muri restaurant pe. Ese baby wagira ngo njye dusohokera mu gihuru se. Oya nagabye nshatse kuvuga. Ariko bu urabizi hari igitekerezo mfite. Nkurabona tumaze igihe dukundana kinini kandi mu rugo batakuzi. Uyobewe ubushize nzi wanyu ukuntu byagenze. Uyobewe ukuntu papa we yansohoye nk'imbwa nk'umujura nsohora hanze none ibibazo yari afite. Data we. Rego umusaza ubaza. Uzi ko noneho yambazaga ibibazo nkagira ngo neza agiye kumaviza ijya mu ijuru. Ngiye nzagaruka iwanyu niteguye nje gufata irembo. Sibyo? Oya shiri papa naganaga kigira amahane. Nagakigira amahane pe. Ubu saramusambashije umuntu turi kumwe namubwira ko ndi kumwe nande koko. Kandi urabizi ko nta bantu benshi mba ndi kumwe nawe nambwa azi ko nkunda gutembera. Mva mubwiza ukuri ndagukunda urabizi sibyo? Ariko papa wawe yarankanze rwa rwego nanjye njya kuryama nkumva nzamukiyemo. Wumve ngo kuva nava iwanyu ntago ndaryama ngo sinzire kuvuriya munsi. Lili uzi ko none akubaza ibibazo yambazaga ibibazo neza neza ukagira ngo haragiye kunshingira Bikira Mariya w'isugi. ngo iki none reka maze kubaza ushatse kuvuga ko impamvu utaza mu rugo ko ntari isugi wenda ntago ari byo nashaka kuvuga. Okay. Nagaro nyirabayazana. Ngo iki ngo ngewe? Wowe nyine. Atari we wabiteye byose. Ntuzi ko nari nanabyanze. Ariko bananye na rumwe. Aya, ngiye nari nabyanze urangije ucyuhaho birangira nanjye mbikoze. Riga nanjye nambaye umubiri so ari kunyigiraho kuri yanjye. Okay, reka tubifate gutyo. None se kubizi kare we twabikoranye. Niyo ushatse gushingira uvuga ko yuko ngo mu rugo nkuna amasugi ahari. Akose shiri wowe wigenda ariko se akose nukajura reka nitahire kumba ngira ngo ntebye wenda tugire ikiganiro nge nawe kubera iki mbona ushaka kunsiga hano koko. Nsinyuma ngira amagambo tangiye kumbwira uzi imyaka tumaranye n'igihe tumaze igihe tubonanira. Nyine hangane karagaciyemo sibyo? Ntabwo nashaka kuvuga nyine ko atari ngewe ntabwo kandi ntabwo ngende nyirabayazana ahubwo ndi sebayazana. Nicyo nashaka kuvuga. Naragoye kwera. Ko nukajura akazwa n'umusabe sibyo? Shere gubwira umva nagavunika ibyo ushatse kuvuga byose nabyumvise. Kandi abizi iyo uri kuvuga ibintu utari seriye nagurakara ariko uburyo ubimbwiyemo. Okay. Basi hangane sibyo? Ihangane ibingibi tubirenge nubundi twaje hano gusangira dukomeze ducirinde sibyo? Uskwese amamagara. Namubwira ko ndiye koko. Allo papa. Oya naye ndi kuza ndaje pe. Umunota 10 ndaba nkugezeho. Oya ndi ku muhanda ngiye gufata moto. Sawa. Sheri. Rero papa ramuzi amahana afite sibyo? Nshobora gutinda gata kanyirenza. Kandi agomba nshaka kumubabaza. Akundi nyine. So rero reka gahunda tubishyire ejo saa 8. Ndaza kubimubwira sibyo? Nimugora natankubwira gahunda neza ariko ngiye nawe duhanye ejo saa 8. Sibyo sheri? Ari binzaza. Mwereka ababyeyi n'umuntu dukundana kugira ngo ega nanjye mbuhoke birangura kwirwa nihishahisha. Gusa nyine nizere ko papa wawe yahindutse atakimeze nka mbere rwose. Turaganira ntacyo uzaza nabiteguye byose. Are you sure? Yes, I promise you. Ari ndaza kwizera. Because I love you. No. Love you too. Sinkareka cyane sibyo? Tuza kuvuga. Sawa. Wibuke gahunda n'ejo saa 8. Sibyo? Okay. Zaza wambaye kagapantaro kawe nkunda.
itu cyangwa kuruha penalty penalty yo ay gufana ushaje gufana ikipe nka Arsenal ushaje umutima ushobora fana ushaje rwose ushobora kuzaba nene enda reba uri gukomanga sha reba uri gukomanga umukingurira bamunzanira irebere Mwiriwe papa nene. Mwiriwe sha. Abanyabupfura wigishijwe sha. Suza uciye bugufi. Akaga kuri inzu. Ye? Abanyarwanda mwize sha icara. Nene wino wa mushyitsi wawe? Witwa ndesha? Cyangwa witwa bebe ko numvise nene abivuga? Witwa bebe? Wambaye pamperisi? Witwa David. Nkaba naje hano nje kubasura. Komeza unyibwira icyo waje gukora cyo ndakizi. Se kuri kuvuga gakeye. Nyibwira. Ngo witwa Ndevu ngo ngwinde? Witwa Devu nkaba naje hano ku ndakizi icyo waje gukora ngo no ushaka kurongora umukobwa wanjye. Imfura yanjye. Niko. Kufita amashanga n'ikise sha. Iwanyu muri abatunzi cyangwa muri aborozi? Narinje hano kugira ngo wenda tubanze tumenyane ndazagaruka hano byo gutanga inkwano. Bashaka kumenyana nanjye no gutanga inkwano? Yewe ariko muco waracitse koko. Niko. Uje gutanga inkwano n'amashyo. Kera ariko sha muco waracitse kabisa. Kera wajyaga kurambagiza bakagutuma amahembe y'inzovu cyangwa bakagutuma amarira y'indogobe cyangwa amarira y'impyisi none uraza kwije nguje kumenyana nanjye gusa. Wenda nazagaruka nzanye uje gufata irembo. Rega da. Irembo hise urifata hakoje. Nanjye we niko. Aha, zaba ndebara. Nene. Kutakira umushyitsi. Sheko kikonje. Chanze. Koka. Koma. Umuko wanjye reka. Umva nene? Ntago ajya mvugana n'umukwe nk'ibyo bintu by'inzuki. Uri umurokore? Oya. None kuki uhisemo kunywa koka? Zana kakantu dusangire kamwe kabagabo dusangire. Uri umurokoresha? Nanjye nari umurokore ariko nari mbizi kera. Amahistoire yo muri Bibiliya nari nyazi, school. Oya reka sangire n'uyu mwana dusangire ako kantu kabagabo. Ubu nguyu ugiye kujyana imfura yanjye. Ubu ngubu rwose agomba kuba anywa ako kantu gafatika. Ntakumva uko bimera. Usangira na so sha. Ubu ngubu nimara kugushyingira uzabasoreka kugira ubwoba ariko. Usangire na so. Usangira akantu kabagabo kangaka. Kanagakuye i Burayi. Niko. Ashyiramo. Niko. Aho rwose. Niko. Hoya somaho nta kibazo. Mwaho nta kibazo. Soma nta kibazo. Manu kuri. Somaho nabi. Bimeze neza se?
naho ubundi ibyo bintu by'uburokore rwose ntimukabyinjiremo cyane reka wowe yasomaho nta kibazo aka kantu kurongora umukobwa wanjye ntabwo ari ibintu bisaba imbaraga sibyo bigasaba kuba uri umugabo nyine birakururiye se sha nta kibazo usomaho nta kibazo biraryoshye nene ntiwambwiraga rero mumara igihe kingana iki se muziranye ubu si ibizamini byose muse muhaye yabishobora ikizamini cya mbere ni uko agomba kugaragaza yuko azagutunga soma rwose usome ni ukuri soma unagotomere nta kibazo ni ukuri unagotomere ni ukuri nta kibazo nahoze ndeba n'umupira hariya ariko ikipe Arsenal imwe ikomeje kuntenguha kongera rwose ucurure wongere ucurure oya niwe gukora se ihangane nyine utware nk'umuntu ushaka umukobwa wanjye ni ukuri naho ubundi ko bimeze da turakwakiriye mu muryango rero somaho rwose bimeze neza se aka ni ak'abagabo kiraho nka muntu w'umugabo rwose kabisa ntabwo kaba gakomeye cyane abantu b'abana nyine murakabasha rwose somaho ntacyo somaho uzane nakongere nkongere rwose nkongere hari n'irindi cupa hari naryo muzane muko wanjye anywe sha anywe rwose akagabo shawe rwose mu bakwe rwose nagize nzagira rwose ndabona uzi kwihagararaho kwihagararaho rwose ikipe nayo rwose nayo shabana umupira wari uryoshye ariko se buryoha gute ko bansinze reba ibitego bimaze kuba 2-0 kuko ariko turishyura pe ibintu by'imipira nabyo ndabona ntazi ibyo ari byo rwose ibintu by'imipira imvura ndumva iguye uyu mukwe uje kunsura akagusha imvura umukobwa wanjye mujyanye agiye mu maboko kabisa nyayo ndamuguhaye umukobwa wanjye muze nyuma y'iyo story yawe nanjye reka nkubwire story yanjye tutarajya kure iki cyuki cyawe ni wane wumve ngo ni wane ne ubundi reka nkubaze wakoresheje irihe banga kugira ngo ubyare icyuki nk'iki ako icyo ntugisubize ngicyo kihorera baravuga ngo indi byara mweru na muhima ako muze nakuri ko Imana wabyaye umwana mwiza ararenze wumve ngo undi uzi ko umukobwa wawe yaciye ako kubera ikiri muranosha ngiye mureka mubwiza ukuri urumva ni ukuvuga ngo nese mvuge n'ibyo wambwiye yarambwiye ngo ubu bwiza bwe abukomora kuri mama we muze ni ukuri ko Imana waguye hashashe ubundi baravuga ngo voka y'imbwa ihanuka ihiye uzi ko ako shiri niba wanzanye hano ngo umubwize ukuri mubwire ko ngukunda subize ko mukundara ubu ngubu ubona ko wamaze kubimenya ngenda mukunda ubimenye wanamumpaye ubundi ndanagutahana ni ukuri ko Imana ndagutsiya kumpaye se
njye nzagaruka nje kuguha inkwano mzee wanyana yimbwa wanyana yimbwa sinabivuze ko muze harwana wanyana yimbwa sinabivuze mbe mbere mubwira yagiye ku ibi bigambo ari kuvuga byose bikuye hehe ibi byose ari kuvuga ngo wakoresheje byose wabikuye hehe nene abagabo barabuze mubwira yo kunyica nanyica urabura umugabo no kuri Imana dusinga yabikuye hehe wowe yabikuye hehe ibi byose yakoze avuga singaho ndi urabura umugabo mbe mbere mugende mbe mbere ugende singushaka hano sohokera mu nzu nawe sohokera mu nzu nese muze umukobwa wawe sohokera mu nzu nene bwira papa wakumenge yakunyemereye ntabwo nsohoka hano namujyane ni ukuri kw'Imana sinsohoka hano arusha